Rwanda nako, kuko umunsi witwa Rwanda Day wagombaga kubera mu mujyi wa Bonn mu Budage mu kwezi gutaha wasubitswe. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yavuze ko icyo cyemezo cyafashwe kubera impamvu zitunguranye. Umunyamakuru wacu Vénuste Nshimiyimana yabibajije umunyamabanga wa leta muri iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Impamvu Rwanda Day yigijweyo ni ukubera impamvu zitunguranye zijyanye na gahunda zihari muri iyi minsi zituma uwo munsi utaba kuri iyo tariki ya 24 Kanama. None se niba utakibaye kuri iyo tariki wimuriwe kuyihe? Ntabwo itariki turayifata icyemezo neza, ariko ni vuba ahangaha turimo turashaka itariki, ariko nyuma y'ukwezi kwa 9 ngira ngo nibwo tureba uko twayiteganya, ariko turacyashaka amatariki. Abanyarwanda hirya no hino mu Burayi bari bategereje uwo munsi, ndetse hari n'abari bararangije kugura amatike y'indege ndetse n'aya za gari ya moshi, ndetse n'abandi barafashe imodoka zabo baratse n'amakonje ku kazi kugira ngo bashobore kujyayo. Harimo igihombo gutegura uriya munsi kubera ko ni umunsi mukuru utwara amafaranga menshi. Icyo gihombo nacyo mugitekerezaho? Iyo icyemezo nka kiriya kiba gifashwe, ntabwo gifatwa kubera ko tubyishimiye cyangwa ari ukubera ko twumva ari ibintu bitagira ingaruka. Ngira ngo no mu itangazo twiseguye ko byabangamira, ariko ngira ngo kubera gahunda ziriho byabaye ngombwa yuko icyo cyemezo gifatwa, kandi tukaba tuzi rwose ko hari abo bizabangamira. Niyo mpamvu twabiseguyeho, ariko tuzagerageza rwose kwitegura mu minsi ya vuba, kuko icyatumye isubikwa nta kindi ni ukubera nyine gahunda ziriho muri iyi minsi zatumye idashoboka. Ni ukuvuga ikibazo cy'amatariki, ntabwo ari ikindi kibazo cyabaye, ariko tuzayashaka amatariki mu buryo turimo dukora. Bivuze ko mu minsi ya vuba rwose tuzabwira Abanyarwanda bari biteguye kujya muri Rwanda Day Bonn yo kuzayitabira mu minsi iri imbere. Bamwe mu batavuga rumwe na leta barabonamo impamvu za politiki. Abo bo mwabasubiza iki? Nta mpamvu za politiki zaba zumvikana, n'ababivuga bazisobanura izo arizo. Icyabaye ni uko ari ikibazo cya agenda cya calendrier gituma Rwanda Day itazaba ku matariki yari iteganyijweho, ariko yo izaba, kuko icyemezo cyo kuyikora kiracyahari. Icyo tuzakora gusa no gushaka andi matariki. Donc nta hantu bihure n'impamvu za politiki, kuko nabo bazivuga bagomba gusobanura izo arizo, kuko nta mpamvu za politiki zatuma Rwanda Day itaba. Rwanda Day isanzwe iba akenshi buri mwaka, rimwe na rimwe hari igihe dusiba umwaka, ariko rwose nta cyabuza Rwanda Day kuba, kuko ifitiye inyungu Abanyarwanda baba mu mahanga, n'ifitiye inyungu n'igihugu. Ngira ngo tuzabatangariza itariki bigaragare ko ari ikibazo cya agenda na calendrier cyatumye isubikwa. Mukaba mushimangiye yuko koko isubitswe itavamweho, ko izongera kubera mu mujyi wa Bonn? Nibyo rwose, ni ugusubikwa ku buryo izi itariki izabaho mu minsi ya vuba rwose tuzayitangaza, kandi iyo tariki ikaba itari kure, kandi iyo Rwanda Day izabera mu mujyi wari uteganyijwe n'ubundi, umujyi wa Bonn, ku buryo Abanyarwanda bari biteguye kujya muri Rwanda Day Bonn, handi baguma biteguye, kuko tuzabatangariza itariki Rwanda Day izaberaho. Minisitiri Nduhungirehe, ndabashimiye. Murakoze. Olivier Nduhungirehe rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasobanuraga uburyo Rwanda Day yasubitswe ku buryo butunguranye. Ubu ni umunsi wagombaga kubera mu mujyi wa Bonn mu Budage mu kwezi gutaha. Rero nk'uko mwabyumvise, n'andi matariki barimo bashaka.